Impundu impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Impundu impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Ahi. Impundu impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Ahi impundu impundu data we, impundu ni zawe Yesu. Gitondo impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Turagushima impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Uyu mwanya impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Amina amina impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Aya masaha impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Aka gatondo impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Iyo impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Nyinira Imana impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Ahi. Impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Reka tugushime impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Mu buzima bwacu impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Turabihamije impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Uri mwiza impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Wadukijije ibyaha impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Waratwimanye impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Uku kwezi impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Ngenda byibutse impundu Yesu we, impundu ni zawe none. Ibyo yankoreye sawa, haleluya, ibyo yankoreye sawa. Yesu wanjye ibyo wankoreye sawa, haleluya, ibyo yankoreye sawa. Amina amina, ibyo yankoreye sawa. Umwami wanjye ibyo wankoreye sawa, ibyo yankoreye sawa. Ngenda bigushimiye ibyo wankoreye sawa. Ukwezi kurashize ibyo wankoreye sawa. Uhimbazwe ibyo wankoreye sawa. Sawa, nenda guhimbaje ibyo wankoreye sawa. Amen, haleluya. Imana ishimwe. Igitondo cyiza, ukwezi kwiza kwa gatatu, umwaka wa 2024. Ni ubundi buntu, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Data wa twese yubahwe. Impundu ni za Yesu, impundu nize waducunguye, impundu nize wadukijije icyaha, impundu nize we watwimanye ukwezi kurashize, impundu nize yaduhagije uburame, impundu nize yagendanye natwe, impundu nize yumvishe gusenga kwacu, impundu nize yaraturinze, impundu niza Yesu, ibyo yakoze tutamenye, tutabonesheje amaso, ingabo yatanze zirapfa ku bwacu. Impundu nize ko tugihumeka, impundu nize kubwo iki gitondo duhaye cyiza cy'umugisha, impundu nize tukangukana indirimbo n'ibihimbano dukoma amashyi tumuririmbira. Ujye ugira akaririmbo byukana, wumva ukaririmbiye Imana. Imana ikunda ko tuyiririmbira, Yesu akunda ko tumuririmbira. Inacyo yaturemeye kumuramya no kumuhimbaza, ariko cyane cyane tumuririmbira dushyira hejuru amajwi yacu. Impundu ni za Yesu, umuvugiriza impundu
impundu aho uri, umutaramire, umwami anezerwe. Umwami Yesu rero ni mwiza, ibyo yadukoreye sawa sawa papa, sawa Yesu. Haleluya, wagize neza Yesu, wagize neza gitare, niyubaha umwami arakarama. Amen. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 7. Ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 7 haravuga ngo, nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Amen. Haleluya. Iri jambo ibyakozwe n'intumwa 12 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 19 bavuga inkuru za Petero. Petero, umutwe w'amagambo uravuga hano ngo, Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Noneho niho nasomye hano ku murongo wa 7, nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma mu mbavu Petero, arakanguka ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Imana yacu ishimwe. Petero ari muri gereza hano, Herode yashakaga kumwica. Afata Petero kugira ngo amugirire nabi, niko iri jambo rivuga. Uza kubishobora aze gusoma igice cyose. Hanyuma ariko Petero we yari yisinziririye, ari muri iyo minyururu, n'abarinzi bamurinze. Bibiliya ivuga neza ngo yari afite muri iki gice cya 12 byakozwe n'intumwa ngo abarinzi 4. Urumva bari benshi bari barinze Petero, n'iyo minyururu n'ibyari bimuriho bimuziritse. Nuko ariko icyo nakunze hano ku murongo wa 7 ngo, nuko marayika w'umwami Imana. Uku kwezi Imana ihagurutse marayika w'umwami Imana azi mu gihe tugendane nawe. Marayika w'umwami Imana uyu munsi ubwira Imana ngo, Mana, marayika wawe agendane nanjye, ngahagararaho. Umucyo waka mu nzu, umucyo w'Imana waka ahantu turi, umwijima uhunge. Uko umucyo w'Imana aho wageze ibintu birasobanuka. Umucyo w'Imana aho warashe biramenyekana. Uyu munsi umucyo w'Imana umurike ahari hari umwijima, umurike mu buzima bwacu, umurikemo. Marayika w'umwami Imana abane natwe hano. Marayika aje yazanye n'umucyo waka. Mu marayika akoma Petero mu mbavu. Petero yari yisinziririye avuga nyine ati, nibyo. Hari ukuntu ikibazo kikubaho ukavuga ati, kama mbaya simbizi. Ariko Petero, marayika w'umwami Imana aza kumukurayo. Umucyo uraka, umucyo w'Imana aho wageze. Ibyaduhigaga ba Herode na ba Herodiya bose birangirira ibyabaho ngaho, tubaca mu myanya y'intoki kubera ko baneshwa n'umucyo w'Imana ishobora byose. Marayika amaze gukoma mu mbavu Petero ngaramukangura. Icyama ngo ukanguke, dukanguke. Uku kwezi dukanguke, muri ibi bihe turimo dukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ati, byuka n'ingoga. Ngo nuko Petero hano yarabyutse, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Yarahari hariho n'iminyururu, iminyururu igwe. Iminyururu yose yariri mu buzima bwa buri muntu wese igwe. Kubera iki? Kubera umucyo w'Imana. Kubera ko hari ingabo Imana ihagurutse, ingabo ziza kuturwanirira, ihagurutse ingabo ziza kutuvugira, ihagurutse ingabo zishinzwe kubohora, zitubohora ikintu cyose cyari kikiboshye ubuzima. Marayika w'Imana kitubohorema, kidukize. Abari batuboshye ibyo byose, marayika w'Imana batubohore, biveho mu izina rya Yesu Kristo. Aho twananirirwaga tubohokeyo mu izina rya Yesu. Uyu murongo wa 7 wamfashije cyane muri iki gice. Ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho. Guhagararaho birahagije. Umucyo waka mu nzu. Haleluya. Haleluya. Icyama natwe tukumva uyu mucyo. Icyama natwe uyu mucyo ukaturasira. Icyama uyu mucyo twahawe n'Imana ari we Yesu Kristo ukatuvira.
icyama uyu mucyo tukamenya ko twawuhawe, ko ari muri twe, ko ari mu buzima bwacu, ko ari mu mibereho yacu. Umucyo ari wo Kristo, niwe utubohora. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyama uyu mucyo ari we Yesu Kristo, ngo niwe muhereza mukuru, niwe mutambyi mukuru. Haleluya. Yesu aho yageze iminyururu iragwa. Yesu aho yageze biratungana. Yesu aho yageze birashoboka. Yesu aho yageze biremera. Yesu aho yatuye tukamwemerera, ibyo byose birahinduka. Uyu munsi twemerere Yesu arushaho kumurika mu buzima bwacu. Uyu munsi hakore itegeko ry'ijuru rya Yesu Kristo, ibyari bitushye biturekure. Uyu munsi uku kwezi marayika w'umwami Imana agenda avugane n'ibinyururu byari bituboshye. Uyu marayika w'umwami Imana dukanguke, dukanguke, dukanguke muri uku kwezi mukuru. Uyu munsi kuri tariki ya mbere kwezi kwa gatatu 2024, dukanguke tumenye ngo turabohowe. Twari yaje ngo atubohore, yaje kugira ngo atugirire neza, yaje kugira ngo ibinyururu byari byaradusigaho by'ibisigisigi birangire, yaje kugira ngo tumurikirwe, tubone inzira ducamo, dusohoke, tuve muri ngereza zose twari tuboheyemo. Kuko marayika yafashe Petero ngo aramusohora, ngo inzugi zigenda zibikingurira ubwazo, ntawe uzikozeho. Haleluya. Uyu munsi byugi bikinguke, uyu munsi tubohoke burundu. Ubwire Yesu ngo Yesu ni ikintu cyose uziko kikuboshye, ubona kikikuboshye, ubwire Yesu ngo mbohora burundu. Kuko Yesu niwe tubohora, niwe mucyo umurika hatari inzira ikaboneka, niwe mucyo umurika mu mwijima, imyijima yose igahunga, ibyarakabwibwi, ibitagaragaraga bikagaragara, ahatari hari inzira ikaboneka bigashoboka, kubera ko umucyo waje ari we Yesu Kristo, kubera ko umucyo w'Imana wamanutse mu buzima bwacu. Haleluya. Ngamukoma mu mbavu, ikiganza cy'Imana kidukoreho, ikiganza cya Yesu kidukoreho, gikore ku mibiri yacu ikire. Ikiganza cya Yesu kidukoreho, gikore mu bitekerezo byacu. Ikiganza cya Yesu kidukoreho, kitubyura aho twari twararyamye igihe kirekire, aho bari baraturyamishije igihe kirekire, aho twari twararuhiye igihe kirekire, aho twari twarasinziriye igihe kirekire. Ikiganza cya Yesu kitubyureyo, kituvaneyo, kidusohoreyo. Aho bari baradusize ngo Petero bari baramusizeho abasirikare bo kumurinda ngo bane. Ikiganza cya Yesu kitubyutse muri izo ngabo mu bwami bwose aho twari tuboheye, aho twari turindiwe, ngo tutazagira tugeraho, ngo tutazakunda. Oya, hari Yesu wamanutse, hari Yesu twahawe, hari Yesu wamanutse waje, aza ari umucyo, aza ari urumuri, aza ari imbaraga, aza akiza, aza avura, aza abohora, aza atanga amahoro, aza atanga kwemerwa, aza atanga umugisha, aza we atanga ibyo twifuza biri mu kiganza cye. Icyampa ahubwo uyu mucyo tukawakira, tukawumvira, ko Petero yagendaga yumvira ibyo marayika avuze. Icyampa tukumvira uyu mucyo ari we Yesu Kristo, tukumvira ibyo avuze. Yavuga ngo reka ibi tukabireka, yavuga ngo hinduka tugahinduka. Ko marayika ngo yabwiye Petero ngo nkurikira. Haleluya. Yesu yavuga ngo nkurikira tukamukurikira, yavuga ngo reka ibi ngibi tukabivamo. Ijambo rye dusomye ibyo atubwiye tukabyumvira, nicyo dushakaho. Icyo gihe ibyugi byose twari dufungiraniyemo, niyo ngo n'urugi runini ngo rwo ku marembo y'umurwa ngo rwarafungutse, rurabifungurira, ngo maze marayika amusohora. Haleluya. Ndagushimiye Papa kubwira ijambo waduhaye umucyo ari we Yesu Kristo. Yesu ugumye umurike mu buzima bwacu, ahari hakiri umwijima uvemo. Haleluya. Kandi tukumvire Yesu, tukumvire. Abatazi Yesu bakumenye ko ari wowe mucyo, ni wowe mucyo umurika hatari amahoro akaboneka, ni wowe mucyo ubasha ibitabashika, ni wowe mucyo udukangura, ni wowe mucyo uduhumuriza, ni wowe mucyo udukomeza amaboko, ni wowe mucyo urinda intambwe z'ibirenge byacu, ni wowe mucyo utujyana ahazima hakwiriye, udusohora muri za gereza, utuvana mu maboko y'abashuri n'ibyari bituboshye n'abari batuboshye, utuvana iyo hose ukadushyira
ahacu hazima, ukaturinda, ukatugirira neza. Hari ingabo nyinshi utanga zigapfa ku bwacu. Yesu ushimwe. Ndasabye ngo ku kwezi umucyo wawe turagire, umucyo wawe utumurikire, utwereke inzira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umucyo wawe udusohore aho twari dufungiye, nk'umucyo wawe. Haleluya. Utwihutishe mu nzira zacu tugera aho tugomba kugera. Ndagushimiye papa, uyu munsi umucyo wawe utumurikire, tugumye twumva umucyo wawe, tugumye twumva udukora mu mbavu, tugumye twumva udukora aho twari turwaye, tugumye twumva udukora ku mitima abafite ibikomere bikire, tugumye twumva udukora mwami mu bitekerezo byacu, ibitekerezo bibe bizima mu izina rya Yesu. Hose icyo umuntu wese akeneye uyu munsi ukimuhe biciye muri iri jambo mu izina rya Yesu. Urakoze mwami kudusohoye muri zangereza zose, kugize neza ngo kubera ko Yesu abakwemeye, abakwakiriye, ngabo bavirwa n'umucyo, babona umucyo. Abatarakumenya bakumenye, bamenye kuri umucyo, kugira ngo umwijima wari uri mu buzima bwabo uvemo, kugira ngo Satani abase mu mwijima baveyo, abari bari mu mwijima w'ibyaha umucyo wawe ubasange, ubakureyo, ubaruhure, baruhuke, ubabohore kuko babohewe iyo ngiyo muri ngereza y'ibyaha, ubavaneyo mwami. Urakoze Yesu kubw'uku kwezi ko tuzagendera mu mucyo wawe, ko tuzamurikirwa n'umucyo wawe, ko tuzagendera ikiganza cyawe kituriho, ikiganza cyawe kidukoraho uku kwezi papa. Ndagushimiye Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Umunsi mwiza, ukwezi kwiza. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke gusangiza abandi iyi video. Bye.